tugeze ukamunyimbura umuriro ndacaginga wanze gucaginga umuntu ndacaginga hamagara umuntu inshuti bo ndapfuye nago mbashe kujya mu rugo mbese abagiye mu mahanga murumve yabagaburiye manu basko batabahena basoko nonye kubanya utigeze kumenya uriya rante ajya miliyoni 2 z'amadolari nangahe yo mu Rwanda ura miliyoni z'amadolari urasifranga byinshi ahubwo ni ifaranga byinshi cyane bose ndi muzima dose ntundeba abari bavuga ngo zabazari amabere yanjye abari ngo bazamanywe ngo bandeye muri gahunda umuntu twitwe nameze ngaho kimwe mu byanzanye aha ngaha rero na marumetse kubona makuru avuga yuko waba utwite ese mu byukuri uratwite cyane muri kumwe na Israel nkuko bisanzwe dufite umutumirwa wacu no umubyeyi mwiza cyane hano yatangira twibwira musanga mumuzi cyane amazina yanjye banyita Esther umugore w'inyamibwa ariko nkungu hano kuri kamera banyita Masegonda Nkunda Ingabo none se Masegonda iri zina ubundi rituruka kuki Masegonda bikomoka umugabo witwa Samu Gakire wabo muzi Samu Gakire ndamuzi ariwe mu nkomoro ho mwese yego urani n'umukonya namugize umukobwa w'abanyamakuru yasanze ni mukumba amaze kukamuge kingana iki sanze ni mukumba ababishimiye yego noneho ndabona ngakora mu isagonda imwe n'iminota 15 yego ngakora mu isagonda imwe n'iminota 15 ndasubira ngo mu isagonda imwe n'iminota 15 bahita baseka ubwo barambara bibaye Masegonda mfatwa n'igizo bahita mu isagonda ucyo ngo yiri Masegonda yari ngitene kujya kinya anyamamaza bishyushye yego amvuganira ntanzara nta bukene yankuramo ankura ku gisuzuguriro mbyibushyemeze neza ansabira agaceri ansabira mu mago nkambonye karuire ako bukeye biza kuzana hari nke sinzi ko byaje kugenda bya bintu yabyibana ariko ntago muherukana Samu se Samu nabo duherukana ariko ibintu yabyibana Samu ngiye n'umwana mwiza yaranga buri cyane kandi byango nta bushishi bwabyivanzemo kujya n'umutarami n'umugabo mwiza nta bintu by'ubungango agira ubundi wambaye ukamya nka Samu Gakire n'abagore baza ku muhanda ze ngo bamwe ibintu reka yego Gakire izina ry'umuntu ni Gakire uko umuranga no kukomeza kuri ntago ari ngigera yego umuntu mwiza n'umutarame yamenyekanisha amahanga yose banosora amenye ko nabo ngubu batureba ariko ndakubwiza ukuri ko nta kintu namuburanye nta kintu namuburanye yego buri kimwe cyose yajyaga yanzanira akampereza ati mukecuru akumbuye agaceri mukecuru yanzaniye inyama ariko ntaje umuyige ntaje mu inyama wenda kecera ntabwo byakirwa neza mu muco nyarwanda ariko nta kintu cyo mbivugiye yabikoze bimurimo ntacyo nabaye nziriye yego ariko bari wazimoze kambirinduriye cyane ariko ushaka nawe ufite umutima mwiza wabikurimo nawe rero nabangura ntakantu bakamwakira bitewe nuko Imana yo mu ijuru yawe yakuyoboye mbese nabango Gakire n'umugabo witwa Pafire na Brazil ya kuri Zaburi ni Brazil pana Brazil kuri Zaburi n'umukamera natwikaga ene abantu banyamamaje ni imena ku Mana ego ni bose n'abangiriye nabi abandi babuza homba baranyobeye nka Kanani TV ntago baza hondi bagiye banzana mu gishakesho akambura bakabihabariye kuko twakoze ibintu bimwe baranyitengije ati umubumyi twamamaje akatuye ikiganiro twabuza ahari yego anigera namamaye saba imodoka kujya inkwazi igomba kuko ndi umukecuru kandi no ku musoko ngashyira abakiriye ibihangano bya ngo ndimbeho neza ubundi se ibumba uzi kubumba iki buriye muri make yewe nzi kubumba inkono ziteka yego nzi kumba n'ivaze nzi no kumba utubindi zijyamo amazi none uracyabumba ibumba nabonye harimo akabazo mu ibumba yego ritarimo akabazo ngiye kumba nimara mu gihe tuvugira ngaha nyawo nibyo nimpamvu namagaye kubumba nuko ngo mbumba vuba nkabatanga bakabijyamo komanteri yego kandi ku ruhande bw'icyo dufite turwanya bakabashyikira bati kuko abatwarira ibumba kandi nanjye ndi umubumbyi kuki bagashaka kumeza hasi nanjye iyo wabumbye ntanza ari kwica iyo wabumbye bikurinda gusabiriza yego baravuze ngo nta kindi akora ni umuvuga butumwa nakora akazi k'Imana nave mu byondo kandi byose ngomba kubikora kuko bindi babo kazakanca intege ngo imyaka igeze munsi yo kubumba yego imyaka igeze munsi yo kubumba niyo guhinga niyo gukora no gucuza nacuruza ahubwo nazakanca intege bakabirwanya ngo bira bintu ntago ari mujya mu bimwambura bacika intege ahubwo rwose nk'abatwumva batubona bashinzwe umutekano ngira umutekano mu cyo muri nikorera yewe yego ikintu mbasha kujya nirinda cyane sinkunda ikintu cyitwa umunwa amagambo kugira umuntu arebuze by'abandi gendeye ibyanjye gusa yego none se iyo ubumbye inkono ubona abakiriya cyangwa abakiriye ku isoko njya ku isoko ko kujya ku isoko bisigaye binanira kubera imbaraga nsigaye mfite nkiya nyine yego ariko nyine ni mpamvu mvuga ni
bambaye nk'agahene kajya kazintwaza agahira igiseko zigera neza inkono yego kandi mu gihugu cyacu gifite imodoka nyinshi cyane ariko dusimwa abanyamodoka mwaba mu gamasagonda kamodoka koko yego ko atari ko kwirata kaburiya kugira yaza masoko yaba ariho mazera abasoko n'ahandi hirya kwenda yangiye nkabashyira kashyira abakiriya ngo nicyo kujya ngafasha n'abandi bakennye amavaze ntabwo uzi kuyabumba amavaze zikabumba yose ahubwo singira ngo niyo afabamo amafaranga menshi cyane ku buryo ushobora kuba wabona n'abakiriya ku buryo bwihuse abakiriya banjye ntibakimba mu gafite nuko takimbona yego ubundi ngiye yo nkubumbi bazuza kuzijyanira ariko nk'ubwo nasabye imodoka baseka babishyira muri mu mikino utagira n'igare ugasaba imodoka kandi ako ndasaba ngahabwa ariko yego ku mpano aho ntareba iyi kamera hareba yego kandi mu mitima y'abantu harebamo iyi kamera irebayo amen hari umubyeyi bote uyu mukecuru kuko katumufashe tumuha amaboko n'amaguru tumushyikire ubwo no kuryikora ku muteranira ryagerinze najye kuri kuruza bakayishyira mu imodoka rikaringereza mu rugo cyane wende bakajya kuyisiza mu muhanda kajya gukora byo mu muhanda uwakumva yajya yitanga kumfasha yamfasha yego yamfasha singe sabiriza ninya gusabiriza ninya kuba najya ku moto kujya gusaba ndabitinya nababinyita Imana bababarire abantu n'ubundi baraza kubona iyi video ufite ubufasha araza kukugezaho kuko na nimero yawe uraza kwitanga ku buryo wayibona yagucishaho yagucishizaho inkunga yawe nta kibazo so kimwe mu byanzanye aha ngaha rero muheretse kubona amakuru avuga yuko waba utwite ese mu by'ukuri uratwite cyangwa nuko nibyibuye gutya babimbaza cyo nkikiriza yego ni ikiganiro nyine nabonye ari commentaire nk'ibindi gose imyaka mfite nyine narangije kubyara da narangije kubyara ababyeyi babisemo hari bagize n'uburakari ngo nta waruta bari babicumuye n'ibihana ahubwo babicumuriyemo kandi ako bibagiye ko nkijijwe bibagiye ko ndi matwi cyangwa ndi maso suko ndi matwi kandi maso abakozi b'Imana kwamba tuko amaso nta n'umukozi w'Imana yagiye mu buganda Esther turamwegera tumaze ukuntu yagiye gutwara ibinyandaro mu vuga butumwa yego rero so natwita nta jyamanye n'umugabo none se iriya video cyangwa se ziriya video iriya nkuru yuko twite nta mbogamizi cyangwa se ukuntu yaba yaraguteje muri societe nyarwanda cyangwa se abantu bakaba barabyakiriye ukundi kuntu kereka nk'ubusanzwe ndwanya we yabonyeho yurira ariko nabwo ngo kwika nabivemo biya ni imikino nk'indi yose mu bijyanye n'abakristo babyakiriye bate abakristo se umva abakristo umukristo nyawe ntabwo yabyakiriye yego ahubwo babandi basanzwe bakurwanya bari mitorero suko turi mitorero suko turi twese yabwo sisi yabihereye yaje gutwara inanga kuriye oya ariko na Esther yigeze sorry na Sara muka Abraham nawe yigeze gutwara inda afite imyaka 90 oya nawe imyaka 68 ntago ari myinshi ari 38 ufite buriya ariko nushe basubiyemo barambye ngo ntago ndayigezaho hamwe n'ubundi ujya kubona ukabona harimo 65 hari 68 oya reka imyaka turiho Imana yaje ko nagirebera ku myaka nta n'ikintu irebaho bambajije byishingo ngo se waba ukijya mu mihango kubyo watwaye inda ahubwo wabivuze gutyo ni wambujije kuyijyamo ubwo namenyemo byinshi rya ni ishuri abazi kwiga bakwiga rya ni ishuri bose ndi muzima dose ntundeba abari bavuga ngo zabazana amabere yanjye abari ngo bazamanyire ngo bandeye muri gahunda umuntu twite n'ameze abo bagore se urumva ari bazima ahubwo n'ukuntu wicaye ntabwo umuntu twite yashobora kuba yakwicara mu rugo umuntu kwitengo kandi akayiteba ubu nakwicaranya wambwiye ngo urashaka kwicara kinyarwanda ureba ni kubweza ngo kugira ngo ukore igihuha rwose bankore igihuha cyo gutwita ngewe ntabwo natwise nta ryamanye n'umugabo bateryamanye na niseti nazo twari uko turebanye ubunteye inda ukomeje kuri anestheti nta no mu rugo ntabwo ndi kumubona byifashe bitewe anestheti urusa umugabo yano yaragiye yari taye yigendeye namugene yaciye mu cyo ngendo umukristo ntabwo nta nanyura yewe yego nibyo namije nakanwa kanjye y'abantu bamenye ko ndi umukristo ntabwo rero nakora ikintu cyo gukora pafu reka duce mu murenge tugiye n'itorero rimenye banamfashe bamfashe batwubakire kandi ikindi cyongeyeho tugere kwipimisha turi amaraso yego birumvikana ari simbiza hano tunyishinge ubwo se navuze urushinge tanyoha nekazi yabwe ese ko tugiye gucurangana tugiye tugize imigisha mu rugo zacu bakora turukomeye ugiye nyibijyanye he yego ngo yangu ndagiye ndabisiga hariya ngo hano ngo baranyiba hano sida nande ngashaka umuntu mwibana nkamubura yego ubwo rero no ubwo urumva yaratangiye guteretana ahandi agomba kujya buriya ariko ni seti yari yakorekanye mu muryango yari yanjanye mu muryango ujya kunyerekana iwawe agukuranga arakujyana aragenda ngewe nagiye rwose
numva ndi smart baba baranyishimira baramukazange barishima abaza baramukazi banjye yego nabaramubanye n'abakiya banjye barishima banezerwa tubonye umuntu w'umuryango kandi ukuzuza ubwenge muzabana yego bo barishye kuzajya mubayoborera nayoboreka nagayoboreka rwose ibyo Imana birebye noneho yagiye kuvuga aravuga ngo yari mu nzu nijoro aryamye arutajye bamukubita ngo baramukubita urwo naramukubise nyine waramukubise se ngo naramukubise nyine kuko nawe uri guhaririza imbaraga zindi ni umusozi murimo yego imbaraga z'umuntu usenga sizo mbaraga z'umuntu udasenga mwese ko mwasengaga ariko ugende uko dusenga twese ntago imbaraga zingana naho se imbaraga zingana za pasiteri oya imbaraga za pasiteri se zingana za Esteri oya akora igihe byahura buriya ntibayizi ujye umubona kuri Friday buriya Life Friday y'impagurutse kandi umugabo Venu uramuzi uriya papa arufa nyine pasiteri yego ajya mpagurutsa mu mwanya urimo nkonatumbagiye ntago imbaraga zacu ngo dusenga na zingana hari imbaraga zihagurutse izindi hari imbaraga zicaje izindi haleluya hari imbaraga zindi hari imbaraga zifashe izindi hari imbaraga zone zindi zikadagadwa hari imbaraga zone zindi kuba ngo tugukura ingofero kimwe mwami Yesu haleluya twongeye turariye Imana aragarutse araje arimo ariko sha mwampembuye ko napfuye ikindi kuba ngo ndatwite ko bari bagiye kuyicisha ngo inzara baragiye guhika imirimo nakoze Imana yabyemera se ubundi mwangaruye igisenyi ngo tunaza tugaruka mu ariko bantu birubavu mwabaye muti kimwe bamabwire aho mu ruhengeri no mu murera nabo muyazana hose koko masagonda Esteri abandi bati oya yaracejeje njye mbyumva batuma yaracejeje rose ko ari imikino ko ari umukino kubuje ko ari akazi n'akazi ubu ngubu umunyacyangwa bakomanga ati kubitamo nyine imyambaro ishaka uzukorera aya mafaranga ariko ako umunyacyangwa ufite miliyoni byiza amadolari ati kabisa hari agarariya nkubitirirwa muhariye ko mba mbizi ko umuntu bayiso twinshi ibyo nibyo nazira vuye ajya bura miliyoni 2 z'amadolari nangahe mu Nyarwanda ura miliyoni z'amadolari urasifanga byise ahubwo ni faranga byinshi cyane ariko ku buryo ntaranduka mu mwuka yego yemwe baroko ngena ndi mu mwuka wo kumenya ndi mu mavuta y'ubwirinzi njya gukina nje kwishyira mu bwishingizi ntabwo Imana ngo data ndagengiye gukina biryohera bazabibona data ndagengiye gukina ntajyo bigusha ariko usanzwe akugusha abango no akinja mu biro bya pastor ati waya ndashaka imicero agatanga urusengero rwacu rwose iriya ceza ni mwambure muhebara batubumbira hirya ari oya ibyanjye ni ibyanjye ibyabo ni ibyabo yego sibyo rata nibyo rwose ku mukristo kabisa uzabona icyo kiganiro ukiranuka mbabwirire bigiye kutunanira yego kandi ejo Imana nyibisangira nyibya ngo muri bingi izi ntambara ngiye guhuza gukana Imana rwose uko ngiye guhuza Imana ati ntuzagurike ikibyawe n'umwuka nacyo ikibyawe n'umubiri nacyo ahubwo bene data mureke dukangurane numva Imana yishyizemo katima kuba ngo nimushakane mwese mubirebane murambura ibirago mwaturiya n'ibyaha n'abapasiteri bicaye bahaguruke na pansiyo zibi wanje obashyemo n'abantu baje gutokoza itorero ngo pansiyo rwose pasiteri ushaka kuyimwe ngo nakera ko izabukuru Imana ntabwo ibishaka mwarambitse imisaraba hasi mubimenye nimwegure pankarite zayo tugende yego Esther none se ubundi muri make kubera iki hariya muri Rubavu bakwibasiye cyane usanga ujya gukorerayo umurimo w'Imana Rubavu so baranyibasiye kugira ngo bumvisha amabwire gusa yego bibagiwe inzaduka mbwiye n'abantu bo Gasave itoro rya Gasave ADPR yego bakiri inzaduka bura nubwo umva ngo Esther ngo atiyani ibatsinda natwe ibatsinda harimo abakristo bose beza ariko nge muri batsinda twaratewe natwe baduteye mu rusengero rwacu twateye mu rusengero rwacu tuzakwamburwa uburenganzira bwacu ariko turasenga yego reka mbwira abanyabatsinda cyane nko muri korara abarindiriye abarimo basiganaga gusenga babireka ariko mujye musenga abarindiriye yego abarindiriye mwasenze abarindiriye murindiriye iki musenge bati kware sirikingi ni nyine sirikingi ariko mwamenye tukamenya abo turi bo tukoye tukayambira na turapfiki nk'abana b'Imana none se muri make noneho muri iyo korara uririmbamo iyo korari ngenda ambasaderi wayo ndayikunda cyane muri make nta korari uvamo yewe hariya ndi umuvuga ubutumwa bushake mu itorero rya ADPR umuvuga ubutumwa bushake iyo ubushake bwansitse ndicara kandi bwampagurutsa bavutina umusazi kukarubana no bashyizeho ibikangisho ngo nimagara kose bazarasa no uzarasa umuriro none se uri umusazi wigeze uvindera hari igipapuro cy'indero ufite ariko reka batwita ukora icyemezo ko umunyu wakoze genda umusazi rata ndi batumusazi umusambanyi ndi umusambanyi ndi umusazi reka mbikubwiye ngo bazabatuka bazabarenganya bazabeshyera ibyinshi ubu ngubu umurokore nyamurokore yarakangutse ibyakagukanguye Imana ikavuga ngo nabagoshoje intara mu marembo y'igihugu nabiciye abana narimba ubwoko bwanjye n'abatatanije amahanga basiko batigeze kumenya
abagiye mu mahanga murumve yabagaburiye abantu basiko batabahe n'abasoko none kubanya utigeze kumenya uriya rante basiko bari bayizi basoko banyu bari bayizi ariko Uwiteka ritugaburiye turi mu butayu kandi ibirenge byacu rabirinze ntago byabyimbiye mu butayu yamwe abantu twiganye Kadeshe mwe ayayayayayayay biracyahari ahubwo bashaho we reka mabwire bene data ni mu mpembureho muri hose muri mu mahanga reka ngwe nk'umuntu witwa Jazo ajyaga twigisha ku Gasave akatubwira ati Imana igiye kuzabigisha umupasiteri witwa Michel wo mu Kirundo gazi Gasave ati Imana rambura ikiganza cyawe rambura wowe witinya rambura Imana igiye kubigisha kandi Imana yigisha nka pasiteri rambura ikiganza cyawe cyane naho numvi amena muri giwe niko sara ni nanjye ndarambaye ko ngo amena ngo ni wowe nshaka rambura ikiganza ha uragaceshero kitorero ryanjye amen ariko mwahugutse bene data mwahugutse kwicara diploma y'Imana ko bidakunda kandi kimena cyavuse mu itorero ko nawe ufite mu ruhari ni mureye ko mutafite mu ruhari mwebwe yego ni mukingura imitima y'inzo nsengero agahimano turahima kanaka na runaka reka mbwira abantu muri Rubavu ahantu bita mu Kanama yego bakomere ku gihome bakiri umushyitsi mwiza witwa Esther mugore nyamibwa reka nongere mbwira abo mu Gisa basubiza umutima mu ntereko bakumva amabwire n'igihe cyo kubyuka ntago ari igihe cy'amabwire bene data gusa ubuhamya rata n'ubuhamya amabwire ni muyareke ni mukangukire kubwira umwami ngo tubabarire gusa birahagije yego nubwo ari byinshi Esther nuko rero ubuvuye i Kigali ugikanyarira n'amaguru nuko ugaruka ngiye kwerekanwa none ngezeyo kuko nzi ibanga ryo gusenga we ntajya bizi kwerekanwa mu biki kwerekanwa kugira ngo nzakore ubukwe na Niseti tugezeyo imiryango iratwemera yego ariko nkabonamo shoti nkabona umugabo wanjye abwira mushiki we ngo uriya mushaka kuduhuza nabo tudahura nabo ariko Imana yambwiye ko ari kamere yego karande ariko karande kurwaho no gusenga ubwo rwango abantu bacyangana abantu batemeye guhura nana ngo baganire bagifite ibintu byo muri Katorezo nuko rero ubuvuye Kanyarira ugenda n'amaguru oya nagiye gusenga Kanyarira mvuye ndagaruka aho bita Impanda Impanda ni hakono yashogwe na Kabgayi none se mava n'amaguru ndi kumwe na Niseti yego kuzo natike dufite tujya mu modoka tuyivamo ko natike tugeze imbere tuvamo tugeze rero we nuteka imitwe katuye n'amaguru yacu tuzana amaguru umuhanda wose akaburimbo para guca mu byaro kandi zazo gitogera n'izize ko twaje kaburimbo yose kugira ngo Imana yerekane ubutware bwayo yego ega Imana irashoboye ifite imbaraga cyane Imana ko natike mfite kandi ashoboye gusabiriza turaza ubwo nirindaga gusabiriza iyo nca mu maduka ne kubona itike kandi nari mfite gitari yanjye nafite gitari ubwo rero twize gucuranga ku munsi wa kabiri tugeze twaraye inzira ahantu Musambira ku nshuti yanjye yarinze harara buracya mu gitoro tuza yitwa twakize ibirenge mu nzira tugeze ukamunyimbura umuriro ndacaginga ngo gucaginga umuntu ndacaginga hamagara mu nshuti yanjye bo ndapfuye nago mbashe kujya mu rugo gusenga anyorereza amafaranga makeya undi none yayoza ni makeya niyo twategereje tugeze muri Bishenyi tungiye tegemo tugeze ni Gasanze hano Mana yanjye twatageze mu rugo amahoro none se byabaye cyagiye n'undi yarakugiye kukwerekana mu muryango urukomereza gusenga urangije icyo gihe nibwo mwahise muri tike nese amafaranga mwavuye hano mudahagurutse muri Kigali nta mafaranga mufite ahagije tuba Kigali yarahari Rukundo yaduhaye Rukundo yatanze itike rwose Rukundo Empire yarabishyikiye dukora ubukwe yego ariko Rukundo Empire buriya n'umwana mwiza yego ariko nyuma ndege bajya kubitaba gore baza kumuderanje mpande si erega umuntu w'Imana bayereka ibintu byinshi bivuze ko nyamamaza ubuti Esther yari bubone abinenge reka nkora ikiganiro neza nabone tugari duhabana ibintu bitari bituburano yego bigira abantu umumaro yego yatanze 9 ubwo tugeze turaniyakira turirarya natwe yego dufasha n'umuryango tugurira umuryango akantu ubwo rero itikigenda nkanyombe gutyo mu buryo ariko ikindi ntabwo ryari kubagezeho rwose ngo ribagarure yego kuko urumva yari nkare nibura kuko mwagomba kugerayo mu karya arega harimo commentaire nuko detail umuntu abasenga harimo risque yari ndetse ngo harimo sinzi ukuntu babyita bya bintu riposte yego harimo ka riposte kuri ku mutware wanjye nanjye harimo kugira ngo zahuke buka zitahe bunyama yani sheri ariko ndabona ibintu bitazava muneza uwo mugani witwa riposte oya uwo mugani ngo kari twari twe nsubira muri uwo mugani harimo ka riposte kuri je na sheri yego riposte ni kirere ku munota zi ku yari yahawe ku nkoro kitari kiza nkajya mu ko sheri bite byawe
undi usanzwe ndwaye umutwe yego kwenye numva ndwara umutwe ngashaka rero mu maso bitewe n'impamvu sha ntabwo baba barwaye ibyo kuzamurira bibi we we ni contour detail yarataranga ngo ariko yangije muri nta kintu nkuze rwose agiye cyangiza muri giwe yego ntabwo namwemereye kuko nubundi wamubwira ushinge riruka reka mbyaho tubona yemwe bagabo namwe bagore mwitondera umugore usenga so gupfa kumutereta yego uri umukorere bibi najye kwa murafite ikintu kitari kiza mu kuboko kwe yego kuri ngewe ndabona iki kintu ntago ari cyo yego iki kintu ntago ari cyo ntago ari cyo iki kintu ntago ari cyo yego ariko nta uretse wenda kuba warabitekereje nta ryamye wari ufite mwari mumaranye igihe kingana iki gitoya gitoya cyane yego ariko ntabwo twakoze gahunda nyine nawe wumva ya ndabyumva ntabwo nabonanye nawe yego hari indirimbo ufite zo guhanga zo usanga uririmba guhanga indirimbo gucuranga ndacuranga yego nese ziba ari indirimbo zawe uretse mbwirwa na mumereze ngucurangire ngari muduri ucurange